mu gihe circuit breaker ikoreshwa igihe cyose, kereka wenda yangiritse cyangwa igira ibindi bibazo by'uburwayi, ariko ubundi circuit breaker ikomeza igakoreshwa kuko uragenda ugakupa umuriro ukongera ugakupura muhaye ikaze kuri Titan Menya TV, niba Rwanda igeze kuri channel kora subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi video zacu zizakugeraho uri mu wa mbere. Uyu munsi tugiye kwiga protection device cyangwa se protection components. Tugira iyo twita fuse, tukagira n'iyo twita circuit breaker. Iyi CB nicyo isobanuye mu magambo arambuye. Icyo zihuriye zose nuko zikora protection kuri electronic circuit iyo ariyo yose cyangwa se aho zakoreshejwe, ariko zigatandukana no ku mikorere yazo. Iyo tuvuze fuse tuba tuvuze kano kantu kameze gutya, urabona kaba kagiye kumera nk'agatibe k'ikirahure gafite impera z'ibyuma, niko fuse iba imeze. No mu gihe iyo tuvuze circuit breaker ni iriya mutunze mu nzu iwanyu ujya gukupiraho umuriro cyangwa se mukawukupura bitewe n'ibyo mukeneye gukora. Icyo zihuriyeho ni iki, nuko zose ni protection device cyangwa se protection component bitewe n'uko wabyita, ariko nanone bigatandukana no ku mikorere yazo. Ariko difference nini akenshi izamo nuko iyo tuvuze fuse, iyi fuse tubonye ko iba imeze gutya, ifite impera z'ibyuma, ikagira agakontakita kari hagati, tukagira n'iyo twita circuit breaker. Circuit breaker ni iriya ukunda kubona mutunzi wanyu mujya gukupiraho umuriro, iba imeze gutya. Iyi fuse iyi ngiyi ni single use, ikoreshwa rimwe gusa, mu gihe circuit breaker ikoreshwa igihe cyose, kereka wenda yangiritse cyangwa igira ibindi bibazo by'uburwayi, ariko ubundi circuit breaker ikomeza igakoreshwa kuko uragenda ugakupa umuriro ukongera ugakupura. Noneho igihe habayeho overcurrent cyangwa se hagacamo current nyinshi irengeje iyo circuit breaker yagenewe guhandoringa cyangwa se gutwara, circuit breaker irasota. Ariho hahandi ujya kubona ukabona nimba mucometse wenda nka televiziyo irwaye cyangwa radiyo irwaye, ugahita ubona ukabona umuriro urikubye, cyangwa se wenda haba habaye nk'indi kurusirikwi ugahita ubona umuriro urikubye. Iyi circuit breaker buri biri mu kazi kayo iba ikoze protection, kuko iyo iramutse itakoze iriya protection hari insinga nyinshi zangirika, gusa insinga zahiye cyangwa usanga n'inzira ihiye bitewe n'uko iyo overcurrent yatumye haza ubushyuhe burengeje, birangira bubyaye n'umuriro. Bijya bibaho ugasanga mu nzu insinga ziri kunuka, nyose ukabona itangiye kuza. Mu gihe fuse yo ni single use, nabwiye ko ikoreshwa rimwe. Iyi fuse iramutse ibonye ko circuit iri kuyikoreshamo harimo short circuit cyangwa se harimo kurusirikwi, aka gatsinga karimo hagati gahita gashyuha, gahita gacika. Bivuze ngo nta kindi uba ugomba gukora. Iyo umaze gukemura iyo short circuit yamaze kuba muri circuit yawe, uhita ukuramo iyi fuse ukayijugunya, ukazana indi fuse ukayisimbuza. Bivuze ngo nta nubwo ari byiza gusanga tubare nimba ari nka power supply runaka. Buriya power supply ziba ari nyinshi, urugero chargeur yawe buriya ni power supply, ariko chargeur yo ntago igiramo fuse. Cyangwa uriya mugozi w'imashini mucagingisha mu mashini yanyu computer, uriya mugozi nawo uba ari power supply. Tubare ko muri uriya mugozi harimo fuse, noneho muri uriya mugozi w'imbere hakaza kubonekamo kurusirikwi cyangwa se short circuit, fuse irimo ihita icika cyangwa se igasota, nabyita nko gusota nyine, uru rutsinga rurimo imbere ugacikamo kabiri. Icyo gihe iba ikoze protection yayo kugira ngo bitaza kwangiriza installation yose yo mu nzu, ugasanga inzira ihiye biturutse ku mugozi gusa. Icyo gihe icyo ukora ni iki, ntabwo uhita usimbuzamo indi fuse, ahubwo uhita ugenda ukareba muri iyo circuit ikintu cyateye short circuit, ukabanza ukagikemura, nawe ukabona gushaka indi fuse nzima ukayisimbuzamo. Urebye iyi niyo difference iri hagati ya fuse ndetse na circuit breaker gusa, ariko icyo zihuriyeho zose nuko zikora protection mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ndagushimiye twabanye muri iri somo ry'uyu munsi, wari kumwe nanjye Nicolas Dukuze. Iyi ni Titan Menya TV, tuzahore muri video zacu z'ubutaha. Ciao.